amabwiriza yo kuwa 17 z'ukwezi kwa 11/2025 agenga korari itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana n'umuririmbyi ku giti cye mu itorero rya ADPR. Hari abantu benshi bagiye banyandikira, nagiye nakira message comment kuri WhatsApp, abantu banyandikira ari benshi bambwira ati nyaboneka duhe tubwire n'amabwiriza yaje mashya agenga amakorari. Twagiye rero munyemerere mutere agatebe twatangiye. Amabwiriza yo kuwa 17 z'ukwezi kwa 11/2025 agenga korari itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana n'umuririmbyi ku giti cye mu itorero rya ADPR. Itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, itorero ADPR rishingiye ku mategeko shingiro y'itorero rya Pentecote ry'u Rwanda, itorero ADPR cyane cyane mu ngingo yayo ya 22 n'iya 32 bimaze gusuzumwa no kwemezwa n'inama nkuru y'abashumba y'itorero rya Pentecote mu Rwanda. Itorero ADPR risubiye ku mabwiriza agenga abaririmbyi yo kuwa 16 Werurwe 2018 rishyizeho umutwe wa mbere ingingo rusange. Ingingo rusange. Ingingo ya mbere icyo aya mabwiriza agamije. Aya mabwiriza agamije kwerekana no kumenyekanisha imiterere n'imikorere bya korari itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana n'umuririmbyi ku giti cye mu itorero rya ADPR. Ubwo ni worship team, ni amakorari ndetse n'abahanzi ahanga baraza kujya bisangamo. Ingingo ya kabiri ibisobanuro by'amagambo. Muri aya mabwiriza aya magambo asobanurwa mu buryo bukurikira. Icyambere, itorero bivuga aho abanyetorero bahurira bakaramya bakagirana ubusabane bagatozwa kuba abigishwa ba Kristo, gukora umurimo w'Imana no kuvuga ubutumwa bwiza. Kabiri, itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana ndakumva cyane bivuga itsinda rito ry'abaririmbyi, ubwo turi kuba worship team, abacuranga, abatunganya amajwi n'abatunganya amashusho, ubwo nabo producer bajemo, b'abanyetorero rifasha iteraniro mu gihe cyose, mu gihe cyo kuramya no guhimbaza Imana mu buryo bw'indirimbo, kandi abarigize babarurirwa ku itorero iryo tsinda ribarizwaho. Turi kumwe? Tugeze kuri gatatu. Korari bivuga itsinda ry'abagize. Korari bivuga itsinda ry'abizera baririmba bahimbaza banaramya Imana bakayobora indirimbo mu materaniro. Twagiye. Kane, umuhamagaro bivuga. Wanyumvishe? Umuhamagaro bivuga igikorwa cyo gutoranywa n'Imana. Hanyuma muza kuza ejo twabonye ko uyu muhamagaro ku muhanzi ku giti cye batawemera. Urumva? Kandi ahabagarutse avuga ko umuhamagaro bisobanuye gutoranywa n'Imana. None muza kwibuka hamwe bavuze ngo bashobora gushyira amategeko mu mategeko yabo. Twasanze harasohotsemo itegeko ryo guca umuntu burundu.
mbese agacibwa none dusanze ari umuhamagaro w'Imana. Ese koko birashobora ko umuntu ufite umuhamagaro w'Imana yacibwa burundu? Reka dukomeze tugende. Ahangaha nanone urumva ariko sinzi ikibazo umuntu washyizeho aya mategeko ubanza hari yari yacanganyikiwe hejuru yabashije kuvuga ati azacibwa hasi arivuguruza. ubwo urumva aya mategeko yuzuye ahubwo. Ibi rero ni ibintu turi buze kuzareba mu kindi kiganiro tukagenda twinjira mu tuntu n'utundi. Hanyuma ubu turi gusoma utuntu n'utundi ni mu kindi kiganiro. Tugere ku munyamuhamagaro rero. Yego. Bivuga igikorwa cyo gutoranywa n'Imana igamije Imana kugukoresha cyangwa kugutuma gukora umurimo igutoranyirije, kikagaragazwa n'ibimenyetso bitandukanye, harimo kuvuga ijwi ry'Imana, kwiyumvamo cyangwa kubibonwaho n'abandi. Ahangaha ndibaza mwuka w'Imana barawemera. Nimba bawemera se kuki iyo Imana igiye kuvuga mu rusengero bahita bagati muceceke. Nakubwiye ngo ni mu kindi kiganiro ahangaha barimo baratubeshya. Andika ingingo tuzabisubiramo. Nyine barimo baratubeshya. 5 yego umuririmbyi ku giti cye. Bivuga umunyetorero uramya agahimbaza Imana akanamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo mu buryo bw'indirimbo, atabikorera muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. Ahangaha mugende mwandika ibintu mugomba kuza kumbwira hariya tuzaganira mu tuntu n'utundi. None se buretse ari ibintu ngende birancanga. Hejuru barimo barabyanga, biramucanga, hasi bakabyemeza. None turemeza ibihe twanga. Nababwiye ngo tubararikire mu kiganiro cy'utuntu n'utundi. Hirya mwandike ingingo mukeneye ko tuzanonosora. Ingingo ya 3 icyerekezo cy'itorero ADPR. Icyerekezo cy'itorero ADPR ni uguhindura ubuzima bw'abantu mu buryo bwuzuye hifashishijwe ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo. None se ubuzima bw'abantu barabuhindura cyane. Babuhindura gute rero buretse gukomeza? N'ubu ngubu abantu benshi bari kubwirizwa ijambo ry'Imana, kandi ijambo ry'Imana nicyo rikora. Bararyemera se ryo? Bataryemera Bibiliya bazi kwika. Oya buretse mbere hageragaho umwanya w'ijambo ry'Imana bagatanga iminota nka 50 cyangwa se wenda nk'isaha. Ariko uyu munsi wa none ni iminota 15. Impamvu n'ukubera ijambo ry'Imana rihabwa iminota 15. Impamvu n'ukubera ko urabizi ko mu rusengero hasigaye haberamo amateraniro menshi kandi baterana amasaha make. Reka dukomeze ibyo nibyo mu kindi kiganiro. Ingingo ya 4 intego z'itorero rya ADPR. Itorero ADPR rigendera ku ntego zikurikira. Icyambere kwamamaza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo no kwigisha ijambo ry'Imana hashingiwe kuri Bibiliya yera. 2 guteza imbere imibereho n'imibanire myiza n'iterambere ry'ubukungu by'abagenerwabikorwa hitabwa ku buvuzi, uburezi no ku bindi bikorwa bizana iterambere ryuzuye. 5 ingingo ya 5 indangagaciro z'itorero ADPR. Indangagaciro z'itorero ADPR ni izi zikurikira. Iya mbere ahangaha nanjye leta nibaza. Iya mbere ubukristo. 2 urukundo. 3 ubusonga. Ubusonga ubwo nikira abantu bavuze ubusonga ubwo niki. 4 kubanza inshingano. Kubazwa inshingano. Yes. 4 ni kubazwa inshingano. 5 gukorera mu mucyo. 6
ubunyangamugayo 7 bo barabukora kwitanga barabikora. hanyuma twakomeje ingingo ya 6 imyizerere shingiro y'itorero rya ADPR. Itorero ADPR rifite inyigisho z'imyizerere shingiro arizo dushingiraho twemera ibi turanga ndetse n'ibyo abanyetorero batemerewe gukora. Iyo myizerere shingiro ni iyi ikurikira. Irya mbere ryemera kandi ritunzwe n'ibyanditswe byera ari byo ijambo ry'Imana, Bibiliya yera n'agakiza gaheshwa no kwizera Yesu Kristo. Baramwizera se? 2 yego ryemera Imana imwe mu butumwa bwe mu butatu bwera bw'Imana ishobora byose, yahozeho, iriho kandi izahoraho uhereye iteka ryose umuremyi w'ijuru n'isi. Buretse utararengaho gatarakomeza mu ngingo ejo twasomye harimo ingingo ivuga ngo ndamuru kugira mu bintu n'utundi byandika hano wambabariye ariko tukabanza tukabikora. Uratumiye inkuru iza gucugirwa itarangiye na turayisoma ndakubwiza kuri ubona turi kuri page ya kangahera, ngira ngo turi kuri page ya 7 kandi dufite page 27 turi busome none. Icyo nashaka kugira ngo ahangaha hari ibintu usomye nanjye bitabincanga. None kuki bavuga ngo ibyuma bya korari ibyo twabisubiyemo ejo bigomba kuba ibyitorero? ntabwo tubisubiramo iyo twabisubije. Ahangaha nanone mu ngingo usomye ni ibigaragaza ko bongeye bakisubira katari ibyakora. None se ubwo urumva abitarimo gucangana? Umva ryemera kugwa k'umuntu waremwe mu ishusho y'Imana. Oya buretse atanganye umva se mu ishusho y'Imana atunganye ari n'umuziranenge ariko waguye mu cyaha kubw'ubushake bwe. Oya ongera usubiremo iryo tegeko. Ryemera kugwa k'umuntu waremwe mu ishusho y'Imana atunganye ari n'umuziranenge ariko waguye mu cyaha kubw'ubushake bwe. Gutari ubw'ubushake ubwo bigenda bite? Nta muntu ushobora kugwa mu cyaha atari kubw'ubushake man. None se nk'ubu reka nk'uwo urugero ubu umukobwa bamufashe ku ngufu aragamane, reka nkubwire ku ngufu ntihabaho. Ntabwo habaho abo yabishatse hanyuma babyumvikanaho bakabikora, bamara kubikora yabona bimuraburije abantu babavumbuye akabyita ku ngufu. Ariko reka twihangane ku ngufu ko iki gihe ni ukuba umurusha imyaka bakabafata, ibyo byitwa ku ngufu. Twagiye ryemera urupfu rwa Yesu Kristo rwo kumusaraba, yego, no kuzuka kwe no gucungurwa kw'abari mu isi, guheshwa no kwizera amaraso ye. Yego tukomeze. Hanyuma wenda ahangarika amataruke ni byinshi cyane ahangaha munyebere amataruke kugira ngo ninjire ku makorari cyane niho abantu bategereje kwirebera. Yego makorari nge niyo nshaka ya reka twigiranga ngo umutwe imiterere n'imikorere ya korari n'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana mu itorero rya ADPR. Kwemerwa kwa korari ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. Wabyumvise? Kwemerwa kwa korari ndagira ngo ahangaha tuhagendane neza. Imiterere n'imikorere ya korari ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana mu itorero rya ADPR. Ingingo ya 9 kwemerwa kwa korari ni itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana aribo aba worship team. Ese bemerwa gute? Twagiye umuyobozi w'itorero amaze kugisha inama umushumba wa paruwase ashingiye kubikenewe mu kwagura umurimo w'Imana cyangwa ku byifuzo by'abanyetorero bimaze kwemezwa n'inama mpuzabikorwa y'itorero ashikiriza
yego ashishikariza abanyetorero bafite umuhamagaro kubisaba mu nyandiko, inama mpuzabikorwa y'itorero, inama isuzuma abasabye, abashimwa kandi bujuje ibisabwa. Bamurikirwa inteko rusange y'abanyetorero kugira ngo bemeze korari nshya cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana, bikamenyeshwa ubuyobozi bwa paruwase, inama mpuzabikorwa y'itorero igena uko iyo korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana izayoborwa mu gihe bataratora komite ibayobora. Icyakora bigakorwa mu gihe kitarenze amezi 3. ni ukuvuga ngo batoye itsinda. Abangaba ubwo niba abandi batangiye kuba korari worship ariko batari bamenyekana. Yego, nyine urumva itorero ryatoye itsinda rizajya ryemeza ko iyo korari igiyeho cyangwa se worship team igiyeho. Ubwo niko bimeze. Twakomeje. Twagiye. Yego. Ingingo ya 10. Ibyiciro by'amakorari n'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. Itorero rigira korari ziri mu byiciro bikurikira. Icyambere, korari y'abana igizwe n'abana bari hagati y'imyaka 5 kugeza kuri 7, n'abandi kuva ku myaka 8 kugeza ku myaka 12 y'amavuko. Korari y'urubyiruko igizwe n'abanyetorero bafite kuva ku myaka 13 kugeza ku myaka 17 y'amavuko. Ubwo uri hejuru. Gatatu, korari y'abakuru igizwe n'abanyetorero bafite nibura kuva ku myaka 18 y'amavuko. Kane, korari ziri mu mashuri y'itorero. Hari n'iziri mu mashuri y'itorero. Y'itorero ADPR abanza n'ayisumbuye, nabo muri kaminuza. Hanyuma zirebwa n'iyi ngingo. Korari ziri mu bigo by'amashuri ari ay'itorero ADPR harimo na za kaminuza, ibigo byihariye zigengwa n'aya mabwiriza hatabangamiwe ay'ibigo zibarizwaho. Yego. Aho bishoboka itorero rigira itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana rigizwe n'abanyetorero bafite nibura imyaka 13. Ngira ngo aha na worship team, kandi ngira ngo ADPR yatangiye kuva na kera ahanini ivuga ko worship atemewe, ariko urumva hano basigaye bayemera. Yego. Ingingo ya 11. Ibyo wakirwa muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana agomba kuba yujuje. Ibihe? Umuntu ushaka kwinjira muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana agomba kuba afite icyambere, kuba afite imyaka ijyanye n'icyiciro cya korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana ashaka kwinjiramo. Afite imyaka. Kabiri, kuba amaze nibura amezi 6 abarizwa kuri iryo torero. Gatatu, umuririmbyi wimutse, kwa kuntu umuntu ava ku itorero rimwe akavuga ngo ngiye kwimukira ahantu runaka niyakirizeyo hanyuma ntangire umurimo. Kuba tugeze kuri kangaera. Umuririmbyi wimutse. Yego, ni kuri gatatu. Umuririmbyi wimutse
mu itorero rya ADPR afite icyemezo cyo kwimuka aricyo bita rekomandasiyo yahawe n'itorero yakirwa muri korari hashingiwe ku ngingo ya 12 y'aya mabwiriza. Kajagari karaciwe tu. Kuba afite umuhamagaro ubwo turi kuri kane n'ubushobozi bituma yuzuza inshingano ahamagarirwa muri Kristo cyangwa se no muri korari abarizwamo. Bese ahangaha bisaba kugira ngo ube muri korari ufite amafaranga, no kuba ufite amafaranga, ufite ubushobozi. Iyi ngingo murakanyisubiremo. Kuba afite kugira ngo wemerewe kwinjira muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza mu itorero rya ADPR, ugomba kuba ufite ubushobozi. Kuba nyumva neza, kuba afite umuhamagaro n'ubushobozi bituma yuzuza inshingano ahamagarirwa muri korari. Ahangaha se bivuze ngo ariko yibuke ko kugira ngo nibundi n'ubushobozi nyine ntushobora kujya muri korari udatanze riburi nifomo, amafaranga y'inifomo. Ntushobora kujya muri korari udatanze nibura aho abandi bagereje bagura ibyuma. Hari imisanzu ibyo byose rero n'ubushobozi, ntabwo ari gupfa kuza ngo winjiremo gusa. None se reka nkubaze ko bavuze ngo kuba ufite umuhamagaro, uyu munsi wa none ufite umuhamagaro ariko nta bushobozi, ntabwo wemereye. Ikibazo wemerewe kujya muri ikibazo n'umuntu dusanga muri korari afite ubushobozi ariko adafite umuhamagaro. Hari igihe ushobora kuba ufite amafaranga ariko nta muhamagaro. Ari bo babandi bashyira ku ntebe y'inyuma bashyiramo indirimbo ukabona ntayizi, ab'imbere bakaririmba ariko akambara umwambaro wa korari akajya atanga mu bushobozi kubera imisanzu nayo irakenewe. Abo rero tubafitemo. Nukuva rero ahangaha bakishe. Ahangaha bakishe fata gomo usibe. Ntago bakishe buri bafite impamvu. Oya bakishe. Bo twagiye. Kuba azi gusoma kugira ngo witwe umuririmbyi ugomba kuba uzi gusoma no kwandika. Yewe data we, reba abaririmbyi dufite mu makorari batazi no kwandika izina ryabo. Ahangaha rero ariko bakaririmba bakagira n'amajwi meza. Aba barirukanywe. Nyine nanjye icyo naringiye kukubaza, abangaba bareta birukanywa cyangwa barahezwa inyuma, barashyirwa inyuma. Biri kuri 5. Kuba azi gusoma no kwandika, uretse kubajya muri korari y'abana icyiciro cya mbere nibo bonyine bemere kuba bajya batazi gusoma no kwandika. Abandi nuko bazi gusoma no kwandika. Nukuvuga ngo abangaba batazi gusoma no kwandika bari mu makorari makuru, bazavamo bajye mu bana. Oya nese urumva kandi mu bana hari imyaka bagenderaho. Nabwo kandi hari imyaka bagenderaho birukanwe muri korari. Abo ngabo barirukanwe barasezerewe. Abantu batazi gusoma no kwandika barasezerewe. Mwibwirize hakiri kare muve muri korari. Iyi korari ntago ari yanyu. Nta mafaranga ufite. Korari dukeneyemo abantu bazi gusoma no kwandika. Sawa. Ikindi cya kabiri bakeneye abantu bafite ikintu cyitwa amafaranga. Hanyuma 6 havuga ngo kuba atarahamwe n'icyaha kihe cya jenoside yakorewe abatutsi. Yego. Icy'ingenga bitekerezo yayo ingenga bitekerezo yayo ikivangura no guhembera amacakubiri n'ibindi byaha bidasaza. Icyo cyo kirumvikana. Umuntu ufite ingenga bitekereza akagira amacakubiri akagira iki akaba ari muri korari ubundi bari kuririmba iki. Ariko rero wibuka ko no muri korari ari byo byibereyemo. Nyine aba bagiye kuvamo. Nyine nkubwire amakorari afite izo nuza amacakubiri. Yego ifite amacakubiri. Urugero uyu munsi wa none wapfa kwinjira muri ari korari imwe iri hariya mu Nyakabanda. Wivuga amazina mani mbabarira. Ngewe ndabivuga. Bihorere. Ndabivuga. Dutange ibitekerezo. Nyine nagira ngo nkwereke ko twe amakorari tugiye tuyazi. Hari korari iri hano Kimisagara hano hejuru hariya. Ntabwo ushaka kujya kuyinjiramo batabanje kureba ngo uyu batabanje kureba kuri runaka. Uyu munsi wa none ntabwo wapfa kwinjira muri korari Jovari. Wapfa kwinjiramo Kenyenge. Nyine nagira ngo ubwire none se ntabwo bakorera umwami umwe. Nyine nagira ngo nkwereke ko nubwo bashyize ayo mategeko babanze bakosore abari mu makorari bagende bagenzure
nimba koko ibyo banditse nimba nabo babikurikiza amategeko bayakurikiza. Urumva uyu munsi wa none dufite abantu bashaka kujya mu makorari ariko kubera ko bafite izo ngenga bitekerezo twagiye aho ngaho babikosora nibyo yego. ingingo ya 12 yego uko kwinjira mu makorari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bikorwa. Yego. Kwinjira muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bikorwa mu buryo bukurikira. Icyambere, ushaka kwinjira muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana yandikira perezida w'iyo korari cyangwa w'iryo tsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana asaba kwinjiramo, akabimenyesha umuyobozi w'itorero. Kabiri, komite ya korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana isuzuma ubusabe bwa bifuza kujya muri korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana, abujuje ibisabwa ikabashyikiriza inteko rusange inteko rusange ngo isuzume ubuhamya n'umuhamagaro wabo. Twagiye. Gatatu, perezida wa korari cyangwa w'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana yandikira umuyobozi wa minisiteri ishinzwe umurimo w'uburirimbyi amugezaho urutonde rw'abasabye kwakirwa muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bashimwe n'itorero, bashimwe n'inteko rusange, akagenera kopi mu buyobozi bw'itorero kugira ngo bizigwe n'inama mpuzabikorwa y'itorero. Kane, inama mpuzabikorwa isuzuma ubwo rutonde abo isanze bashimwa kandi bujuje ibisabwa, bakanyuzwa mu nteko rusange y'itorero kugira ngo ibemerere gutangira imenyerezwa rimara nibura amezi 3 muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. Gatanu, perezida wa korari cyangwa w'itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana ashikiriza umuyobozi wa minisiteri ishinzwe umuririmbyi ushinzwe umurimo w'uburirimbyi urutonde rw'abatsinze imenyerezwa, nawe akarujyana mu nama mpuzabikorwa y'itorero. Gatandatu, inama mpuzabikorwa isuzuma urwo rutonde, abo isanze bujuje ibisabwa bakanyuzwa mu nteko rusange y'itorero kugira ngo ibemerere gutangira umurimo w'uburirimbyi muri korari cyangwa mu itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana basabye kwinjiramo. Umva inzira zose ubanza kunyuramo. Uzi kunyuramo nk'umuntu kujya gusaba akazi ko gukora muri banki. Nyine nanjye nibyo narindi kukubwira ngo hari amategeko amwe bashyizeho ariko birengagije izo mvune. Icyambere, hari amakorari afite amategeko. Hanyuma reka twinjire hano. Ingingo ya 13 urukunyerereza kandi ni byinshi mfite hano pe. Ingingo ya 13, aho korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bivugira ubutumwa. Aye nka data. Yego. Korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bakorera ibikorwa byabo mu buryo buhoraho ku itorero aho babarizwa. Korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana byemererwa gukorera ku matorero y'itorero rya ADPR hagendewe ku butumire cyangwa ku busabe bw'umuyobozi bw'itorero. Bakoreramo kandi batumirwa cyangwa bakoherezwa byemejwe n'ubuyobozi bw'itorero. Korari, itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana cyangwa komisiyo zabyo ntibyemerewe kugira ibikorwa ikora, yaba ivuga butumwa, amasengesho
cyangwa inama ahandi hantu hatemejwe n'ubuyobozi bw'itorero bibarizwaho. ni ukuvuga ngo korari ifite amasengesho igomba kumenyesha ko izakora amasengesho. ni ukuvuga ngo kwa kundi itorero rikaba ribizi, hanyuma nimba ari inama runaka bagiye na location bazayakoreramo bigomba kubanza bigasuzumwa n'itorero mbere yuko bisuzumwa na komite ya basanga bagiye gucaka akajagari ko guterwa amada kw'abakobwa babo. nyine bihereranaga hirya bagakorera amasengesho mu ngo hirya, bagera nijoro ngo bagiye kuryama bakagabana ibyumba bakagabana imikeka, mu gitondo ukuye kumva umwe atangiye kuvuga ngo mfite agasesemi ngo ikijumba cyokeje. rero bashaho twabamenye twagiye twabamenye tubafatira ahangaha. ingingo ya 14 gutumira korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana. umuyobozi w'itorero ushaka gutumira korari cyangwa itsinda ryo kuramya no guhimbaza Imana bibarizwa muri paruwase imwe yandikira umuyobozi w'itorero agaha kopi umushumba wa paruwasi akagenera kopi abatumiwe. yaya murajya mukoresha amatike adasubizwa muzunguruka mujya kubikora cyangwa nawe mutabishoboye muri kure mikoro abashumba biririmbiri muraseza yabishobora avesha yabishobora none sugira ngo sicyo bashaka si bari kurwana mikoro ngo bazazigarane none sugira ngo bizashobora bangana bo twagiye ariko hari abantu bazi kwihangana bazakomezanya nyine bakabishobora nyine babaze kunamba ku Mana nyine. hanyuma twagiye kumbona ari byinshi we ibintu ndabirangiza kandi ibintu ngenda ntaruka. oya ni byinshi ni byinshi ni byinshi kuko tuzajya yewe data we tuzajya tugenda tubaha ama episode yewe data we tugomba kuzajya tugenda tubaha ama episode yewe ndabona ari birebire ko numva naniwe mu mutwe ntaragira aho ngeza. oya nako wazabirangiza amatora ya komite ya korari amatora ya data we uko bikorwa mane ko numva naniwe na urananiwe bafungira hasi reka ahubwo dusesengure reka tubafungira ahangaha ibindi bazabikurikira mu kindi kiganiro. yego tumva mise nanirwa reka dusesengure kandi nta namazi babanguriye ngo nkwe nibura nkore ntafite inyota bihangane mbifungira ahangaha. yego reka dusesengure kubyatangajwe haracyari amapaje menshi kabisa. reka tube tufungiye ahangaha reka dusesengure kubyatangajwe kubyatangajwe. yego cyangwa se aya matora iyi nama ijya kwiga kwizi ngingo hari ibyo byagiye zishingiraho. hari amakorari amwe namwe azajya gongwa n'aya mategeko. urumva nk'umuririmbyi uzashaka kujya muri wenda muri Hoziyana azagomba kuba afite ikintu cyitwa amafaranga. ariko wibuke ko ibyo ni ibintu bisanzweho bavuze ko agomba kufite umuhamagaro. reka turebe ngo abantu bafite umuhamagaro badafite amafaranga bazajya ndumva naniwe mu mutwe. iki kiganiro tugisoje jana reka nshimire abantu bari kumwe natwe tubabwire ngo nibaze mu kiganiro gikurikira. ndumva ndananiwe kandi rwose nta mazi mwabonye ko nta mazi nanyweye mfite ikibazo mu bwonko bwananiwe kandi murabona ko tunagikoze nijoro ndananiwe kabisa. turarika abantu ngo bazaboneke mu kindi gice. ni ukuvuga ngo mu kindi gice igice ni ukuvuga ngo tuzagaruka dusesengura kuri ibi byatangajwe. hari n'ibindi bisigaye urumva hari amapaje yandi asigaye nasomye dusesengure kuri ibi ngibi kuko reka tubashimire tubwire ngo nakagaruka damura ari kunshura umwuka namwe muri kunshura uwifuza kungurira amazi ndayemera nimero ni 0788 kane 97 996 07 82 kane 97 996 hanyuma Imana bawe umugisha. kandi tubashimire abari badukurikiye ko ibiganiro byacu nakagaruka.